nyuma yuko Biramahire Abedi asinye nta n'amasaha birashize, Idrissa Kouyaté tugiye tubona nawe ashyize umukono ku masezerano muri Rayon Sport. Ni umuzamu waturutse muri Mali, ni umuzamu usinye Rayon Sport mu gihe uwo bita Kadim Ndiaye yamaze kwerekeza iwabo muri Senegal. Uyu rero Idrissa Kouyaté niwe wasinye Rayon Sport nk'umuzamu wa mbere wa Rayon Sport. Yasinye nyuma ya Biramahire Abedi wari wakinnye amezi 5 muri Rayon Sport. Muri retour ntago byatinze kubona ko ari umukinnyi mwiza. Rayon Sport ikimuhembye no kumuha amasezerano y'imyaka 2. Ibyo tugiye kubigarukaho. Turagaruka ku rwandiko rwaturutse muri Young Africa nyuma y'uko ubuyobozi bwa Rayon Sport bwagiye muri Tanzania bugiye kureba Kariako Derby. Ni derby ibera muri Tanzania ya ihuza Simba na Yanga. Bavanyeyo igisubizo cyiza nyuma yo kubonana na Engineer Hersi. Ubu bafite igisubizo cyiza cy'inyandiko ivuga ko Yanga Africa izaza gukina mu Rwanda. Ibyo turabigarukaho. Turaza no kuvuga ko Rayon Sport nyuma yo gusinyisha abakinnyi amafaranga ya Skol itarakoraho. Ibyo turaza kubigarukaho. Ndanakubwira ko amafaranga ya Muvunyi batarayakoraho. Ibyo turaza kubigarukaho. Ndakubwira ko muri Rayon Sport ubuyobozi bwahuriye kuri tapi rouge. Abaya begeze kuyobora Rayon Sport barimo Sadate bari bicaranye, barimo Jean Fideli na Tade. Aba batanze ibihembo ku ikipe yari yitwaye neza ku mukino. Abantu baravuga bati se aba bagabo ninde mukumbuye mu miyoborere ye bikurikije abayoboye. Harimo Twagirayezu Tade uri kuyobora ubu, uwo bita Sadati Munyakazi wayiyoboye, na Jean Fideli wayoboye muri manda yashize iheruka. Rero bakavuga bati ninde abafana mukumbuye nkuko mubabona. Ibyo byose nakari kanyuzeho abantu bavuga bati aba bagabo ni iki muzabibukiraho. Byose turagenda tubigarukaho. Ariko turanakubwira ko APR nayo ku munsi w'ejo yari yakiye uwo wita Mamere Dao. Yaramwakiye rwose mu myitozo bameze neza, bahagaze neza cyane. Rayon Sport rero yakoze imyitozo yayo ya nyuma kuri uyu munsi isoza icyumweru, ari nako isoza icyumweru kijyanye n'abakora igeragezwa muri Rayon Sport. Bavuga bati umuntu wese waritsinze n'utararitsinze bazabimenya, amanota yabo barayamenya kuri uyu wa mbere. Ubwo uyu Afami Rotifi agenda avuga ati mwebwe bimeze gutya. Amafaranga ya kafu yamaze kongerwa ava ku bihumbi 50 by'idolari agera ku bihumbi 100 by'idolari. Ubimenye nuko bimeze. Rayon Sport izayabona, APR FC izayabona mbere yuko itangira amarushanwa. Ibyo byose nibyo ngiye kugenda mba nkuciramo, ngenda mbikubwiramo gake gake. Ariko ndabafitiye n'ikiganiro tuza kubacishaho mu masaha ari buze. Twaganiye n'umuhungu bamwita Boyfriend. Uyu ni umushushu umaze kwigarurira imitima ya benshi ku bijyanye n'ibisigo bye. Agenda asiga rwose uyu mugabo. Twaganiye cyane. Ikiganiro cyacu turaza kugicishaho ikiganiro twagiranye. Bamwita Boyfriend cyangwa se Patrick. Uyu twagiranye ubwo twari kuri tapi rouge tumusanze mw'iyi mikino ya Esperance Football Tournament arimo yirebera rwose. Uravuga ati ntago twamucaho tutamuganirije. Ibyo byose ikiganiro uraza kukibona nyuma y'iki rwose. Turabakubitiraho iyo interview twagiranye n'uyu musore agenda tominga, agenda avuga rwose ibijyanye n'ibisigo bye. Ati ni umufana wa Rayon Sport ukomeye cyane. Muraza kubyumva byose. Reka mpite nitsa tuganire. Tugende tuganiramo kuri aya makuru. Ariko akanya gatoya ntago ntinda ni ya minota mike cyane ngenda mbagenera, ubundi tukihutisha cyane tugahita dusoza. Nyuma yuko uwo bita Biramahire Abedi asinyiye Rayon Sport imyaka 2, ni nyuma yo kongera amasezerano. Mu gihe yasinye amezi 6 muri Rayon Sport
ariko mu mezi 5 yakinnye uyu musore ntibyatinze ko yigaragaza muri Rayon Sport. Ni umusore nje byananshimishije cyane kongera kwigaragariza abareyo icyo ashoboye, kuko ikipe nyinshi zamushakaga harimo na za polisi zo mu Rwanda, ikipe zo muri Tanzania, ariko aravuze ati reka nongere nkubite imyaka 2 cyangwa nteremo umwe muri Rayon, nihagira indi zinshaka igure amasezerano yanjye ngende nanjye mfite icyo nsigere Rayon Sport nk'ikipe nakiniyemo amezi 6. Reka ndanse nongere nkubite umwaka kariyeri yanjye igira imbaraga kurushaho, bityo no mu ikipe y'igihugu mbe mpagaze neza, babatangire kumbona neza, ijisho ryiza. Rero uyu Biramahire Abedy yamaze gusinya amasezerano y'imyaka 2 muri Rayon Sport. Ibintu byiza cyane, nari narambyiteze kuko twari twaregeze kubiganira, harambwira ati ngewe rwose muri Rayon Sport bimeze neza, bari kundeba ijisho ryiza, ati aho bazampa ubuceri bwinshi niho nzasinya. Ariko nyine ubwo urumva bayamuhaye, ameze neza cyane. Ni nyuma yaho gatoya Biramahire Abedy asinye imyaka 2, twahise tubona indi nkuru rwose, nta n'amasaha 2 yaraciyemo, uwo bita umunyamari mugori keeper yitwa Drissa Kouyaté w'imyaka 26 yamaze gusinyira ikipe ya Rayon Sport. Biza amasezerano azarangira muri mu mpeshyi cyangwa se muri sama ya 2027. Ni imyaka 2 rero. Uyu gardien ugiye gutozwa n'uwo bita Bakame yasinye. Bakame nyamara yaramaze kumutozaho iminsi 2, avuga ati niyo watanze amakuru, ari mu batanze amakuru, nubwo uyu muzamu yari yamaze guhabwa promesse bamubwira ati tuzagusinyisha akajya mu myitozo, ariko Bakame nawe ari mu batanze amakuru, aravuga ati uyu ni umuzamu mwiza, mwamusinyisha kuko muri Rayon Sport azadufasha, afite taye, afite igihagararo, afite fitness, ni umuzamu, araryama, byose arabyujuje. Ngiye nabonye twitozo Bakame yagendaga mukoresha, murabibona neza. Uyu ni umuzamu rwose utaje kwicara muri Rayon Sport, ni umuzamu ugomba kuribanzamo. Ubu Rayon Sport iribaza se nyuma y'uyu muzamu wenda wa mbere irashakiraho undi mwana w'umunyarwanda cyangwa se Patient Ndikuriyo araza agomeze yicare, ariko nibyo araza abo muzamu wa 2, ariko washakishwe n'undi mwana nkuko bimeze w'umunyarwanda ushobora gufasha nawe, ariko unabizi, umukinnyi w'umunyarwanda ubizi. Rero nibyo twagenda tubabwira kuri Drissa Kouyaté. Reka mpite nihuta cyane nanone muri Rayon Sport, nkubwire ko nubwo bari gukoresha amafaranga basinya, izi ni za famiye n'abareyo bari kugenda bikora mu mufuka, ntaga amafaranga ya Skol bari gushaka kuyakoraho. Bakavuga bati amafaranga ya Skol azajya agenda adufasha muri byinshi, mu bijyanye no guhemba n'ibindi byinshi bitandukanye. Rero Rayon Sport ntaga irakoraho. Ikindi nakubwira, amafaranga ya Paul Muvunyi yemeye miliyoni 100 ntago zirakorwaho. Aya ni amafaranga yo kugura nayo kugura umwataka, nayo kugura Abedy Bigirimana, ndetse ayo nayo mafaranga nayo kugura umuzamu. Ku muzamu ubwo bashobora kuba bakozeho bakayamuha, kuko yavuze ati ni umuzamu goalkeeper, ni umukinnyi wo hagati ukomeye Bigirimana Abedy, ati n'umwataka urusha Forengani. Aya mafaranga rero batangiye kuyabyaza umusaruro, kuko umuzamu bamusinyishije Drissa Kouyaté, hasigaye umukinnyi umwe wo hagati Bigirimana Abedy n'umwataka. Umwataka nawe araza vuba, bahita rwose bamusinyisha. Ikindi nakubwira, ubuyobozi bwa Rayon Sport burimo uwo bita Sadate Munyakazi, na bayoboye Rayon Sport, hakaza uwo bita Jean Fideli Uwayezu Jean Fideli na Twagirayezu Tade, bari bicaye hariya kuri tapi rouge rwose bategereje gutanga ibihembo, ndetse banabigeza ku ikipe yitwaye neza. Baravuga bati aba bayobozi bayoboyeho Rayon Sport nibo bari budushyikirize iyi kipe ibihembo. Bari bicaye rero mu itente baganira, bagenda batera story, abantu bakavuga bati ubuyobozi, ese ninde mwifuza, ninde mubona wayoboye neza ukurikije uriho? Twagirayezu Tade waciye muri Rayon Sport, Jean Fideli, ndetse na n'uyu Sadate Munyakazi. Tise ninde wayoboye Rayon Sport cyangwa se uri kuyiyobora neza dukurikije n'uriho?
abantu benshi mbona bagenda bavuga ati Jean Fidel yari mubi cyane, uyu nguyu rwose yakoze ku mitima ya benshi, ati yatwaye super coupe, yatwaye igikombe cy'amahoro, ati uyu niwe muyobozi, ati abandi se batwaye iki ariko agenda avuga ati ni urucabana Jean Fidel bari hejuru. Rero nibyo abafana bagenda bavuga. Reka mbabwire ko Yanga Africa yamaze kwandikira Rayon Sport yibwira ati twege turi tayari mu kwezi kwa 8, uku kwa 7 ntacyo turi bukore kindi, ahubwo ukwezi kwa 7 turi mu kiruhuko natwe kubera ko twarangije shampiyona dutinze, ahubwo ukwezi kwa 8, ukwezi kwa 8 iyi kipe ya Yanga Africa iri tayari rwose kuba yaza gukina na Rayon Sport mu Rwanda. Abareyo mukakira iyi kipe ya Yanga Africa. Ese muzabyakira mute ko Yanga igiye kugera mu Rwanda, igiye kuza mu Rwanda gukina na Rayon Sport muri Rayon Day? Iki ni cyantu abareyo bagiye kwitega cyane, bavuga bati ese bizaba bimeze gute kuri iyi Rayon Day na Yanga Africa. Ikipe yari gukina iyi Kariako Derby ni derby yo muri Tanzania, bakavuga bati ubuyobozi bwa Rayon Sport bukavuga bati tugiye kureba iyi Kariako Derby, ariko twibonanire n'umutoza Engineer Harris, tugira ibyo twimwisabira, tumusabe ko dushaka gukina n'ikipe ya Yanga Africa mu Rwanda muri Rayon Day. Byarabaye rero, barabonanye, iretere yamaze kugera mu Rwanda. Rayon Sport yarayisomye cyane, no guhitamo umunsi hagati mu kwa 8 kwa 7 ko ni ikiruhuko cya Yanga, kwa 8 hagati ya Rayon Sport yuko ikina super coupe cyangwa se itangira shampiyona, hagati y'itariki 2 n'itariki 9 barashakamo umunsi bazakina kuri Rayon Day na Yanga Africa. Icyo nicyo twagenda tukubwira. Muri APR FC bamaze kwakira umukinnyi wabo wo hagati, bamwita Memer Dao. Uwo nguwo yamaze kugera Ishyorongi, umwitoza ari kuwukora neza, umukinnyi uharaze neza, ukomeye, umukinnyi wumutse kabisa, uramubona anatambuka ukavuga ati uyu ni umukinnyi uzafasha ikipe ya APR FC. Ndanababwira ko umukinnyi bamwita, umukinnyi wamaze gusinyira ikipe ya APR FC arategereje mu Rwanda, yamaze guterekaho umukono ku masezerano. Gisigaye no kubona amafoto tuba twereka ati uyu mukinnyi yabaye wacu, ni umunyakote d'Ivoire. Uyu nguyu yamaze gusinyira ikipe ya APR FC, bamwita William Mertog. Uyu nguyu yamaze gusinyira ikipe ya APR FC amasezerano y'imyaka 2. ni umukinnyi w'umunyakote d'Ivoire amaze guhamagarwa inshuro 5 mu ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire, ariko ntaratsinda igitego na kimwe. No kuvuga ashobora guhamagarwa ariko akaba atarakina match n'imwe, agahamagarwa akaba afite abandi bamurusha mu ikipe y'igihugu akaba atarakina. Nabyo bibaho cyane, ugasanga uri ku ntebe y'abasimbura ariko ntubona umwanya wo gukina kuko abenshi wenda bakurusha izina. Nuko nicyo twagenda tubabwira. Gusa yakinaga mu cyiciro cya 2 muri Turuki. Ibyo nibyo twakubwira muri Turukiya. Uyu niho umukinnyi yakinaga uwo bita William. Reka nsoreza aha, amakuru yacu nakagaruka. Iyi ni Panda TV Rwanda. Bana natwe mu nkuru zacu tugenda tugutegurira umunsi ku wundi.